dukumire aba bakobwa be gukomeza kwiyandarika kuko ingaruka zigera kuri barabana baba bavutse kuri ku bagabo batazwi inkomoko. Ntabwo ari abahindi gusa, ntabwo ari abanyapakistan gusa, ntabwo ari abanyaturukiya gusa, usibye ko abanyaturukiya nabo basobanutseho gakeya, ntabwo ari aba Sri Lanka gusa, mumbabarire, harimo n'abanyarwanda. Abanyarwanda dufata urugero mu Muyanza, Mabura yigeze kuhakora, bahacukuraga Valley Dam, habaga abantu bazi ibyo kubaka, abashinwa buriya nabo barimo, urumva. Hariya rero hahise havuka uburaya, umwuga ukoze nk'uw'i Kigali pe, indaya zishyiraho ibiciro, indaya zikodesha utuzu ku buryo aba banuza babona aho bajya kwiha akabyiza. Okay, niba uhisemo kuba indaya, koresha agakingirizo, niba uhisemo kuba indaya nazo tanagashaka mushwishwe umugwiti, niba uhisemo kuba indaya kandi ugashaka gukora n'agakingirizo, ibuka uburyo butuma udasama. Niba wowe wiyahuye wikwaho urumwana uzavuka muri iyo nda. Hari n'abavuga ati ebana agakingirizo beyi niyi, ibyo n'ibiciro babishyira ngo beyi niyi. Tekereza ukugera nawe usheta ubuzima bwawe ukavuga uti udakoresheje agakingirizo ibiciro. Hano hubakwa ingomero z'amashanyarazi, Nyabarongo ya kangahe, Mwogo ya kangahe, Mururu ya kangahe, hariya ku Rusumo barahubaka. Reba aho bitangirira, udukobwa barakabiya barafagira. Y'umushinga runaka utangiye baraza bakubaka ikintu kimeze nka kampu, aho bazajya bacumbika, aho babika ibikoresho byabo, akaba nk'iwabo. Nabubaka imihanda nuko noneho abatwa dukobwa barahaye akazi two kuyobora imodoka mama we. Ukabona ko imihanda wenda urugero project zatwara nk'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe n'igice, tufata imyaka 2, ngo iyo myaka 2 abahaturiye abazahimukira barago utwo dukobwa turi aho ngaho, tuzasabamo akazi ko kumanuka ibitambaro, gukoropa, guteka. Ariko reka nkwibarize rwose, ubundi ni iki kuki abakobwa rusanga bahaye kumanika ibitambaro cy'umutuku n'iki cyatsi? Ntabwo ndi buvuge ni hanga abonye abahungu bahawe akazi nakari, ntabwo ndi buvuge ngo baba bafite intege nkeya, oya, cyangwa nakabaraga bafite, ahubwo barabatamira. Yego, nose nkubeshye, arareba akasanga nakazi ari bumwe nakashoboye, si umwenjiniyeri, ntazaponda sima, ntazaterura ibuye, ntazagira gute, ni umwimaringo, ni nanikoraho uzajya usavinga lunch cyangwa sapa, umanika agatambaro akiyo bakamushakira n'agatebe, n'abandi nabonye yazana n'agatebe akagatera atagiraho bikomeretsa abantu. Oya, benshi muri bo nabo abo bagakora na bagenzi babo barabizi ko babikora, ariko uko n'ukwiyandarika, n'ukwitesha icyubahiro, ari turiya dufaranga duke ucyururiye akakugira akakwigiriza akayunguruza rwose, ntabwo ari byo. Abahungu sujya uhababona byarise muponda simu, nushobora gutera cyangwa se kujya gukotera ari amabuye, nushobora kujya n'abakotezi harimo abo batamira cyane, nabo barimo, ariko cyane bariya banikora bagatambaro, ariko ntabwo bari benshi cyane, gusa usanga gatambaro akanya ajya kuba keza. N'abahabwa guterura, wenda katuvuge harimo nk'umusaveya urugero nk'umuzungu, akagashaka agakumi kakazajya kamuteruza wenda nk'iyo fayiro n'iki, kamugenda inyuma, kamugenda. Oya, reka nkwereke mu Ruhengeri igihe bubakagura umuhanda uva Musanze ujya Rubavu, ura muhanda bavugure bakagabanyamo abakorosi yarimo nta mpamvu, na kwa kundi iya tronso yajyaga guca kwa komanda biseruka hariya kuri Bazirete bakayitesha agaciro kuko yari ikorosi ridafite icyo rimaze. Bari barubatse kampu hariya hafi hakozwe uruganda rwa sima, sinzi niba ujya uhabona, hariya hakoraga Abadage ba Strabag. Nujyayo nukahabona umumetisi w'Umudage uzambwira icyuma, bariyubaha. Abazungu ntabwo niyo bikoze akora na protection, ntabwo ashobora gutera inda uwabonye, ntabwo imbuto zabo bazinyanyagiza uko babonye, kandi ubanza ageraho agakora ibyo mwumvikanye. Uyu muhanda Kigali Gatuna, amafaranga washakaga mukayo arayabyo ni ibyabo. Uyu muhanda Kigali Gatuna bawuvuguriye ejo bundi, wubatswe na Strabag. Ari mpamvu yo twamamaje Prota Rwanda n'ibyo tubabwira ngo hafi ya Strabag bari bafite site hariya mu Gatsata urenze Kanyonyomba. Urumva hariya kara gace kagiyemo habona umumetisi w'Umudage n'Umunyarwandakazi, ntabwo wabona. Ariko
jya ahantu hakoreye abashinwa, jya ahantu hakoreye abahindi, jya ahantu hakoreye abasirilankara, Nyamagabe, urababona Ngororero urababona barimo bararira y'urukwarika, abana bari aho ngaho. Noneho nk'aka kanejo nasuye, urabyumva, nyina yambwiye agahinda afite, ati umwana agera ku ishuri iyo tugize Imana turaramuka, urumva, iyo tugize Imana turaramuka. Nuzwe no kugenda umuntu yamamaga nkagenda nkamufurira kugira ngo umwana agire icyo agira gute icyara. Yaraze ngo mubyaranye n'umuzungu, umwana akuza arinze afite imyaka 10, izina papa ryumva mu mateka. Ikindi kandi nanone yageze ku ishuri n'akato kazamo ngo nguzi ko twigana n'umuhinde, ngo yagiye ukiga mu ishuri y'abahinde. Iyo nuza uzi kubona umuntu w'uruvange, tuzi ko biga muri Green Hills cyangwa biga kuri Kigali International Community School, ukamubona ari kwiga kuri école primaire D, handi batambara inkweto cyane. Uzi kubona umwana nk'uwatambaye inkweto, baratungurwa. Abandi bakamubwira ngo ariko se ngo papa wawe ari he? Umwana ntazi papa, ntazi na mama, papa wahe. Twakire telefone. Twebwe ikiganiro dukoze uyu munsi ni icy'umujinya, kigamije guhwitura abiyandarika mukabyara abana babyarana n'abantu mutazi iyo bava. Sabo banyamahanga gusa n'ab'imbere mu gihugu murabishinga igihe baje gukora umushinga hanaha, ibaza hamara igihe ugasanga basize bateye inda barangiza bakigendera. Reka tubakire ku murongo wa telefone 0788717918. Kuri YouTube ndababona muri benshi cyane, mushire ibitekerezo byinshi. Turavuga ku butumwa twabonye kubyarana twabonye iyo akomoka, ingaruka ziba nyinshi ku bana. Aho ni kuri YouTube, mujye kuri Facebook, mujye kuri Twitter, muhundagaza ibitekerezo byinshi. Duhwiture bashiki bacu, ariko tunarengera n'aba bana kuba baravutse n'abataravuka, dukora ishoka byose boye kuvuka batazabaho nabi. Kwisi baraje barahari, wako bizagenda bite. Katwakira. Hello Radio TV 10. Hello, watubihirije, twagize umujinya mwiza. Twakira undi 0788317918. ya telefone irafunguye, muduhamagare mutubwire. Nshimira n'abagenda bakora ibiganiro kugira ngo banamenyekane bano bana aho bari. Dushimira n'ababagize n'umutima wo kujya gufasha, kuko umwana yaje, umwana ni marayika, nta ruhare yigeze abigiramo ikosa ryakozwe n'umubyeyi. Umwana ni umwere, ntabwo agomba kugenda agahura n'izo consequences zakozwe hagati y'abantu babiri. Hello Radio TV 10. Hello. Ego. Muraho neza. Muraho. Kiganiro wagikurikiye? Nagikurikiye cyane. Witwa ndurahagana he? Manishimwe Emmanuel, mperere ahantu bita Nyagatare, Gatunda, Nyarurema. Ngaho utanga igitekerezo cyawe. Igitekerezo cyanjye rwose icyo kiganiro rwose cyane gikenewe rwose. Natwe hano hari bigeze kuza bakora mu mihanda, ariko ndakubwiye ngo abakobwa bateye amada bari kurira, si umunyarwanda, si icyo, ugasanga biteye ikibazo. Kandi ugasanga abo bazungu abo bakobwa nibo babihera n'amafaranga kugira ngo babatere ayo mada. Ugasanga ni ibintu bibabaje cyane. Urashaka icyororo? Kandi ni icyororo, ngashaka ngo icyororo. Ugasanga kandi umunyarwanda mugenzi we ari kumwana ati uriya ni umukene, kandi ugasanga uwo muzungu nta n'icyo arusha uwo munyarwanda yanemye. Ni ukunena muri make. Murakoze, birababaje, biteye n'agahinda. Okay, urakoze cyane. Reka twakira abandi. Mudufashe muzane inkoni tukubita abakobwa bacu bakurikira ngo uruhu utaza nk'umuntu uruhu rwera. Ndaza kumubwira akamara karya bari n'ubuhinde wo muri Airtel bwacya kakamuyobera kagatakaza nimero ye, kandi yandenda nta mihango meruka. Hello Radio TV 10. Waramutse neza. Ni Pazo w'Inyagatare. Ngiye uraye ukuntu mbibona, bashiki bacu baradutamaza rwose, baradutamaza. Njye mbona aribo babifitemo uruhare rurerure. Bo bishimira byamanye n'umuzungu ngo ari iyo foto, ngo ari hiti. Sawa, ibyo babihagije rega. Twakira abandi. Umuti uzawuhe ese aba bana bavuka kuri abo
bagabo nabo bamama baba batitwaye neza nuko mbyita bizagenda bite? Hello Radio TV 10. Hello. Yewe nka data ni ikirere se cyakudera duhamagare muzana iyo nkoni na mudufashe tubahondagurisha birababaje cyane tubahondagure kabisa nshimira cyane abantu tubahondagure kuko bari gushira ibitekerezo byinshi cyane mukomereza rega kuri YouTube hasomeka neza bura nuko mutabizi bazamwita Jideo Zarama benshi cyane bandahayo mva murakoze kabisa. Hello Radio TV 10. Baramutse Oswakim. Mwaramutse tsinda Cristiano ni birani Rubavu. Yes Cristiano Ronaldo natwanga barukora umuhanda winguyu uzasimbura wo kwa Gacukiro no mu Rubavu. Ariko hirya no abandi babutambara nanjye nanyuzamo nabagomyemo nawe ni barabashinwa ni barabazungu bameze barimo. Ariko ntago ari byiza ko bajya bahotera abana abakobwa bacu. Ariko uyu muhungu wacu umunyarwanda niwe yanamutera n'inda n'umwana najya no kwanyina akora akamuhanda ikijumba. Allo? Amuhanda icyo kijumba akagitamira ariko sura bira n'umuzungu utazi yakomoka niki numva atari byiza ahubwo bajya baguma bakareba kure bakabona ko aba bazungu babona nakiza batuze baba baburanye ikisha petit nibyo bindi bavuga nta muhanuzi wabo nibyo ngibyo ariko ngo buriya bemera n'abagande kurusha uko babemera mwebwe batwiteze twe wa mugani babazi ko tuvuka kwa bangofero niki ariko uko byagenda kose umwana yazi nyina na se niyo kwanyira kuyagira n'icamo mariramo yaburi cyamo. Okay, so urakoze cyane Oswakim. Ubundi iki kiganiro cyo kigamije ni awareness raising. Turashaka ko abantu bamenye ibyo bintu ababasha kubyirinda bakabyirinda. Icyo twasaba mwebwe mudukurikirana umusanzu nukuza niyo nkoni tukakubitaho. Tuskaro kurongora basambanyije abakobwa bahari yakubwisha gusaba minwari mu bice bya hari yababaga atarabazungu babaga hari Kigali muri batayo wa iri y'ababirigi ko hari abanyagana abaci bose n'aba Bangladesh ariko nabo bari bahari mu Rwanda. Nabo abantu basize babyaye abana benshi mu Rwanda baraba muri minwari yaba ari minwari ya mbere na minwari ya kabiri. So ubwo rero Beniganje atera urwenya rw'ukuntu umuminwari yagiye kurara ku mukobwa wibanaga noneho amasaha aramufata ifirimbi ravuga yo kugira ngo abasirika bagiye kuri Parade State rero bita muri foreign ahita batura agasafuriya ko kuri iyo ndaya akubita mu mutwe n'ahari kaske ariko icyo yabanje gukubitamo yabanjemo ya beret akubitamo ikariso y'imaraye agira ngo ni beret kaka twatugofero nyine twenda abasirikare bambara apana songa mbere noneho arenzaho agasafuriya aragenda ajya kuri Parade State abandi basirikare bakareba uyu muntu bitera agira ngo yambaye nabi kaska yikuramo babona noneho imbere harimo ikariso ni urwenya rwa Beniganje ngadukomeye twakira akabaraburije twakira abandi. Hello Radio TV 10. Abo yewe waramutse neza Oswakim uramesi turakumva tubwira aho uri hanyuma utanga igitekerezo wikomereza akazi. Okay, nitwa Imana Jean Claude ni mudende hano muri Mikinyiro. Mudende hande yahoze kaminuza y'aba Divaniste. Twari tuye munsi yango hari mu kigo cya gisirikare no turi. Narabonye ko aba mu kigo cya Kigeshi. Abakobwa b'Abanyarwanda bagira amarangamutima ateye ubwoba urumva. Yabona uruhu rwera akumva ko yabonye umuntu ukaze cyane w'umukire urumva. Yarangiza kirengageza wa mwana bakuranye batubanye utwono akavuga ati reka nirebere ufite uruhu rwera akenyera udusandose bavuze nyiradishuko. yagiye hanyuma mutubwire ubundi twashyizeho twanditseho ko ingaruka ziba nyinshi ku bana. Uwo mwana uvutse akaza ari adasa n'aba baturanyi ariyanga abasukwe ahabwa akato akiga kuri primaire ugasanga niwe wenyine usutse kuri iyo primaire bagenzi bakatangira kumubwira n'amagambo. Niba mwumva mwakunze ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina bikore ku buryo hatavuka mu mwana gusa abana mujye mubaha amahoro. Dukomeze twakira abantu kuri telefone dukomeze twakira n'ababaje kabisa. Hello Radio TV 10.
Halo. yego Yego. yego Ni Kabarwimana. Ku Kabari ku Rubavu. Sasa. Bafite bacu nabo baje bareba kure. N'ukuntu bamushuriza umuntu bita umudage niyo muzungu w'umusirimu mukuru. Ntabwo biyandagaza kabisa. Naho abandi agenshi y'inzego. urahagana he Ndi Rubavu dore Kabarwimana ku Kabari wa mukunzi wanyu. okay sawa sawa abanyakongo ariko nabo abakobwa banyu barabemera Cyane bikomeye cyane. bajya bambuka bakajya no kugira icyo bamarira baraba MONUSCO hakurya igoma Nabwo vuba barababyaza wareba kabisa. sawa sawa Sasa mugani ibibazo abanyarwandakazi bari kubyarana n'abaMONUSCO hakurya MONUSCO kandi abaMONUSCO barabahindura ingabo za UN ntabwo barazihindura buri mwaka bashobora kuzana bashya uzongera umukure Hello Radio TV 10 komera cyane tsinda abakobwa bacu bose ni Yohana Merereye mu murenge wa Mutete Gicumbi kwa Rurenga na Risisi kwa Padiri Rurenga na Risisi uramuzi se yara kuri Paruwasi ya Mutete ndamubona uriya na Risisi ukuntu duhaye imipira turakina nta kibazo nuko ari muri Amerika oya ntabwo ari muri Amerika ahubwo arwari hano King Faisal yaragarutse uriya musaza rwose turamukunda agira ubuntu amabomba yanyangiza mu bana iyo yaje niyo musaza anagenda n'igunira ry'ifaranga uriya hari n'ukuntu abana yabashyiraga mu modoka akabatembereza twava gusenga akadushyiramo kugira ngo mwumve uko Yesu agira neza kuko Mutete yahoze ari icyaro gikomeye ahantu n'ingabo za leta igihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda zakambitse zahabyaye abantu udashobora kubara. Hello Radio TV 10 Halo Tom. yego Aramutse neza Nzenke Nsengiyumva Emmanuel ndi Rubavu. Yes Emmanuel Nsengiyumva Ashima ng'abatara mu kiganiro bamwe ategeye kutugezaho. yego By'umwihariko ngo gukebura urubyiruko muri rusange. Kandi bita ku Gasizi ku mupaka neza hano ku Gasizi kuri Kongo. yego Ariko urebye ibingibi by'abashiki bacu bafite ikibazo. Uraza ukamugira inama wamara kumugira inama kugira ngo yumve inama muri kumugira ahubwo akagufata nk'umwana. None akakwereka ko akurusha ibitekerezo mu bintu runaka agiye gukora. Yose mudufashe mubakebere gutyo muri rusange wenda Nyagasani uburyo yabikora nabo bakazaba bagenda bagabanya umuryango nyarwanda uko bakika. Imana bamugisha turabakunda cyane. Urakoze cyane. Umutaramu umuhanzi witwa Rwoga Gakondo ambwiye ko ibi turi kuganira bishyize mu ndirimbo yitwa Isi Mpimbano. Reka tuyihe abantu bayumvi. Ndabona kandi iri kuri nusa kuri YouTube ishobora kuba itari monetize nta kibazo biri budutere. Wayigezeho? Nayigezeho. Reka tuyibahe. uko wumva niko wumvwa ukubana niko uzabanirwa ninde wakubaha nawe ubwawe utiyubashye tanga icyo ufite iyo utanga icyo ufite mbega abahungu isi ya none mbega abakobwa isi ya none hayayayayayaya isi ya none hayayayayayaya iyi si ya none zinduka ujya mu kazi ka buri munsi nyamara ntugakore neza uwo mwambaro wambaye n'uw'akazi ariko imbere muri wowe nturi umukozi ufashe mayibobo
kwiyambika iyo myenda wabona iki ese yo yabiki umukozi w'Imana mu mwambaro umukozi wa shitani yituriye imbere ibyo uvuga si ibyo ukora yo impore ibyo ukora si ibyo uvuga yo impore mbega abahungu isi ya none mbega abakobwa isi ya none hayayayayayaya isi ya none hayayayayayaya iyi si ya none ubwenge bw'abahungu uri ku maso imbere y'inkumi iyo uri ku maso umubona ateye neza ugapfa ugahera yatemba gusanga ukamukwa mu nzozi ubwenge bw'abakobwa bwibera mu matwi imbere y'umusore iyo bwibera mu matwi muhata umutoma mwice cyane uti inzu imodoka byose ni byawe umuranga wa none yitwa WhatsApp yabuze hitabazwa pase inama z'ababyeyi ntitukizumva ubukwe inama z'ababyeyi ntitukizumva umuranga ni WhatsApp ubwenge bw'abakobwa ngo bwo mu matwi mukubita umutomo mumwemerera ikiyaga cya Muhazi cyose ko ari icye mwemerera umuduga mwemerera kaburimbo ni iki byose uramuha ye ukamugerekaho akarere n'intara n'iki byagera ukavuga uti n'igihugu ndakiguhaye ukagira ngo n'ibikirimo byose ubwenge bw'abahungu bwo buba ku maso rwoga ari igitangaza kabisa iyi ni Radio Disi Kigali rizinduka indirimbo yitwa isi mpimbano ni ya Rwoga ngano wavuze umuntu ubwiye ati ngo mukuru we yaravuze ati basi mbonye nk'umuzungu rwose akambyaramo umwana tuzi ukuntu ya misatsi yabo ibaze ngo ziriya misatsi yabo kereka yiguteyo ayiwe data we reka twakira undi halo Radio TV 10 alo Faso Sakim oui boni ambasaderi wanyu wa Radio Disi hano mu karere ka Rubavu hano mu mudugudu w'amajyambere mu Mbuga Ngari yego witwa Claude ukorera igoma halo yego tukumva bona hano kwanjye nakunda kujya igoma cyesho ko najyana imigati igoma muri Kongo bonone ibyo muvuga nibyo ari umudamu uzi uturuka hano bita kuri brasserie hamwe n'uruganda ugeze gura nawe nuko ahantu bita kuri Tige umuhanda usa kujya kuri supermarket ugana ahantu bita mu Munigi muri Kongo ari imodoka mu Munike niboneye gutya kabisa uwo mudamu yarafite isamaki mbizi baroba mu Kivu nuko umudamu ari mu kamukamu ari inzira mu kigo nuko ndahagara kuko ari umugore fari tuziranye cyane ndavuze ngo ese kugiye mu kiriya kigo cya Munike ubona ikibazo byagenda gute ahita ati icyo fate ko ari amafaranga aricyo biba bingiye urukumva ko ni ibintu yamubwiye kamukamu yamengo kamukamu zino problem kamukamu ya kamukamu yamutura karibu maka Dr. Gigi ngo wari kamu to bed
Come no problem. kamu no problem. Urakoze cyane. Ariko ikiganiro ni ukukiryoha neza mi yaramugigiye amumwumva rwose come no problem come Muzuze padiri ndimo Marie Rudahunga twara kuri Father Romone Kabuga Trinity School aradukurikira ariko mbaza icyo padiri Rurenga Narcisse arwaye ntabwo ari indwara zisa ni yakoze impanuka ya moto ikirenge kirakomereka yambwiye ko bitari grave so Hello Radio TV10. Allo. Oui. Nyamuseneza. Bize abanyaruguru abaza mu nganda z'icyayisha Bize. Karame. Come no problem come. Okay. Hanyuma rero. Ndabizi MTN gigira kikankwama nikanjana. Kandi ugasanga network ziranze. Reka mbanzina n'ibitekerezo kwihura. Yego. Rero ku bana b'abakobwa nitugira gahunda yo kwifatira imyanzuro. Mubundi mwana yifasha nyine yo kubyarana n'abo bantu b'urwo ruhu. Ntabwo tufata imyanzuro. Reka urugero rwa hasi. Okay. Nanjye kwizera ku giti cyanjye. Shobora gukunda ibya mirenge ariko nta bushobozi ufite bwo kubibona. Ugasanga wa muzungu araje afatiranyije no gukunda kuri bya bintu yumva ko ngomba gutunga fani ihenze umwenda uhenze ikintu gihenze kandi bwa bushobozi nazo ufite azaza nangoma 50,000 cyangwa 100,000 atangana ko muri fani yanjye 70,000 nikamwamo n'agakanzu gahenze ka tarani ubundi ibindi sinzajya kwirirwa mbitekerezaho usange ni hahandi tuzagira ingaruka tukajyamana na wa muntu sinzi izina rye sinzi niya tuko usibye kuba nyine twahuye gutya ugasanga ingaruka rero zitangiye kugeza ingeraho na wa mwana natangira kumwanga umuryango ntunamwakire neza. Yes. Ariko mwatwe bakobwa twifata imyanzo tukavuga ngo singomba kuryamana n'uriya muntu ngo nukamaye ahubwo ngomba gukora kugira ngo nzakigurire mu bushobozi bwanjye mfite nzagura igihwanye n'ubushobozi mfite muri make kwere gukunda ibyiza cyangwa ngo wa muntu naza ngo agushuke ubure kuvuga ngo hoya ariko se kari umuzungu ngo nimubwira ngo hoya ngo arabifata ubwo ngo hoya maze rero uko biri bugende wowe ubwawe ku giti cyawe niwo ufite ubuzima bwawe mu maboko yawe bakatubwira ngo babashutse ntabwo bishoboka je ntabwo nyenewe ko umuntu ngo yagushutse ngo kurushije ubwenge ngo guteye utese yabifatira umwanzuro kuvuga ngo hoya nibishoboka birakunaniye. Okay, cyari kumwana nyaruguru. Urakoze cyane kwize. Isi yari ifite amaguru atatu. Yewe. Nabiri yamaze kuvaho. Vashote. Isi isigaye kukuguru kumwe. Shuti muze tuyivemo. Okay, hari umutara mutwe ati muze no ko turakaririmba bavuga ngo wabona uruhu rwera ukareguzwa umusanga Nyiramariza w'imbabaza ndi musaza wawe yego we ndi musaza wawe iyo ubenga abahungu nibazo zakujya yego soza igitaramo cyitwa Wilson Tours Wilson ibifaranga nizere ko byagarutse cogamo yagusigiye ubwatsi ariko aho umwe hasi mpazi. Hello Radio TV10. Hello Radio TV10. Yes umukunzi umeze mute umukunzi Shadrake ni wera cyangwa nibeshye umeze bite guma muri ibyo guma muri bimeze bite nibeshye bivuga ari Shadrake rubavuga ko ruvuga ngo abakunzi ubwo yageze mu matwi yazankubida ariko ubwenge bw'abakobwa ngo baba mu matwi umusaza bajyaga bacaho buri gitoro bavuga ngo umusango bimeze bite ngo ariko ibyo bintu hora umbaza warabimbikije nibiki ntajye ubwanjye ko ntanabizi